Nizera ntashidikanya yuko aya makuru wamaze kuba wayumva niba utanayumvishe ariko ni iby'agaciro kuba ukurikiye no channel ariko kubanza ukayumva neza cy'ingenzi. Urabizi yuko leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Israel biri mu ntambara rwose, aho Israel guhangana cyane na Liban kandi kongera igahindukira igafatanya na leta zunze ubumwe za Amerika guhangana na Iran. Ibyo ngibyo rero ni ibintu biriho, ni ibintu biriho kandi bimenyerewe cyane. Amakuru mumaze imisi muyumva, hashize imisi igera kuri 40 yose iyi ntambara iri kugenda irwanwa. Mu kurwana rero iyi ntambara Iran iri guhangana n'ibyo bihugu bibiri byombi, ariko na Pakistan ndetse n'ibindi bihugu bike na bike bigeraho ngaho bikongera bikarasa kuri Iran, ariko nayo ubwo rikumva ko iri kurasa, uri kumva ko Iran ubundi yarwanaga n'ibihugu birenga bitanu byose. Uri kumva harimo leta zunze ubumwe za Amerika, hakabamo Israel kwikubitiro, abo ngabo nibo bari ku ruhembe rw'imbere, ariko nanone hakaza kuba hari kwiyongeramo Ubwongereza, hakiyongeramo leta zunze ubumwe z'Abarabu, hakiyongeramo za Qatar, hakiyongeramo Pakistan ndetse nizo zose za Iraq, aho leta zunze ubumwe za Amerika ziri gutera zihavuye. Ibyo ngibyo rero nkaho bidahagije, Iran nayo iri gusubira inyuma ikongera ikarasayo ibindi bisasu byinshi cyane kugira ngo nyine yihimure kuba leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Israel bari gukoresha ibirindiro by'izo ngabo cyangwa se by'ibyo bihugu kugira ngo batere Iran. Rero mwumvishe mu ijoro ryakeye niho agahenge nyirantarengwa yari yatanzwe na Donald Trump, perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, yari yarangiye. Niho hantu bahise bavuga yuko bemeranyijwe yuko hagiye kubaho agahenge k'ibyumweru bigera kuri 2 nta ntambara, ariko Donald Trump akavuga yuko ngo ibyo ngibyo biri buze kugerwaho neza cyane igihe icyo ari cyo cyose leta zunze ubumwe za Amerika ziri buze kuba ziri kwemererwa gucisha amato yose ashoboka muri uriya muyoboro wa Hormuz. Uriya muyoboro wa Hormuz rero ufite akamaro kenshi cyane gatandukanye abantu benshi batari kugenda bitaho, ariko ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba uriya muyoboro wa Hormuz ucamo ibicuruzwa bikomeye cyane. Ibyo ngibyo rero biwugira uw'agaciro cyane kuri leta ya Iran. Ubundi uriya muyoboro wacagamo ibicuruzwa nta n'umwe uwishyuye, nk'uko indi mihora yose, andi makanari yose yishyurwa nka Suez irishyurwa n'indi mihoro irishyurwa, ari kuriya wacagamo ibicuruzwa ku buntu. Iran rero yagize gutya, iravuga ati mu gihe badusumbirije reka uyu muhora nawo natwe tuhite tuwufunga kugira ngo duhime leta zunze ubumwe za Amerika ndetse duhime n'abafatanyabikorwa babyo. Kuko Iran yo yavugaga ati uno muhora ntago wigeze ufungwa, ahubwo wafunzwe ku gice cy'abantu runaka. Ibyo ngibyo nibyo koko, kuko hacagamo 10% y'ibicuruzwa byose byari bisanzwe bica muri uriya muhora. Wibuke yuko uyu muhora ni umuhora wamanukanaga cyangwa se wanyuzwagamo 60% ya petroli, hakanyuzwamo n'ibindi bicuruzwa, wateranye byose bikaba 90. Uri kumva ko ni ibintu byinshi cyane. Ari nayo mpamvu muri kugenda mubona haba hano mu Rwanda haba no mu bindi bihugu ibicuruzwa byahenze cyane, biri kugura amafaranga menshi. Ubu ngubu rwose nushaka kujya kugura igitoki urasanga kiyongereye, igitoki cyabaye hafi 800 mu mujyi wa Kigali, kandi ibyo ngibyo ni ibintu bitari icyo ni ku ikiro amafaranga 800, kandi ikiro ni ibiryo washyira mu kanwa ukavugiriza bigahita wongera unasonza. Noneho ibirayi byageze kuri 900. Uri kumva ko ni ibiciro bihenze cyane, byatewe nuko Iran yafunze uriya murongo. Ahubwo abanyarwanda bari kwibaza, ese ibicuruzwa birahita bihenduka kubera yuko n'ubundi umuyoboro wa Hormuz ugiye kuba ufunguye muri ino minsi? Rero leta zunze ubumwe za Amerika zavuze yuko ibicuruzwa bigomba gucaho rwose nta limit. Ibyo ngibyo nibyo twaje tubona n'umuyobozi mukuru wa Qatar, ubwo ni uriya mwana wa Khamenei,
yahise atangaza abwira ingabo nyine zakoraga muri Revolution Guard zishinzwe kurasa za misile yuko zitagomba kurasa amato, ati ziyareke acemo rwose. Ibyo ngibyo rero byahise bituma abanya-Iran bazindukira mu mihanda bishima, bavuga intsinzi, bavuga yuko bishimiye rwose kuba uriya muyoboro wafunguwe, ariko nanone bavuga yuko batsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko zemeye ibiganiro. Ubundi ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zajyaga ziva ku izima. Rero wowe ukurikiye iki kiganiro, menya unasobanukirwe biri kubera hariya mu karere k'uburasirazuba bw'isi, kugira ngo ujye ugenda ukurikirana amakuru agiye atandukanye anyura kuri iyi channel. Icyo twakubwira ni kimwe gusa, no gukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Ugira ibihe byiza.